muraho mukomere we nago duhana ibiganza naguzi ko covid yateye no mu bana b'Imana rega yagezemo none Imana satinya ko none se jasi n'umuntu urarebye usanga nambaye vera beto Imana ura na covid ubwo nyine yarayigukijije none se hano niho bambwiye mu rusengero rw'umwami ngo niba ari mwami ngo umwami ngo yanike none se urashaka abantu biye abadiyakoni biye iminsi ntabwo ngende bishop abapasiteri b'iki gihe ngende bishop ahubwo uri muraninza banza uhinduke wayi nyine Imana yangiye ku mudugudu wanyu muraho twabasuye duturutse muri paruwasi ya Kigali yabanyita Bishop Yannick turi kumvikana nabasuye rero kugira ngo mbakize ibyaha bibarimo mufite ibyaha murakabije ngo bamwe muri ibishyimbo mu nkono z'ababyeyi abandi ngo murajya ku musozi mukiba mukabara yarunyonze mabwire ngo ibintu murimo ngo covid iri kubasanga muzitira ubuhene bw'iwanyu bubunzanire muze kujya mu ubwo nawe shitani narwamagagiye kwitaba umva bagusengere bakando binisuna gikobwa turi kumvikana neza murebe hano Haleluya amen mwongere ngo amen haleluya nukuvuga ngo rero muri kubona ko Imana yadutumye aha ngaha tuze tubabwire ibivumburi bari mu matwi ikibamba sana wapi nuru wewe abantu nka musuzugura murakabije muvuga ngo yego mushaka kwihana buri muntu wese agenda agahene kaziritse iwawe cyangwa kukwavu aze muhanishe ku mwuka wera muhanishe ku bantu muhanishe ku ibintu murimo mubireke reka nze mbahereze bishop natumiye mukuru abahanurira abahonda nako nakabahondagura abahondagura ijambo ry'Imana muvuge ngo haleluya ariko kugisanga nayo bajya mu mwuka nako mwamwe ijambo ry'Imana ryanjye mujye mu mwuka vuba cyangwa mbirukana nako nako mbirukana Como se llama nunca, güey? Oh, aleluya. Visimana pana olofisi sisiko. Pastor nabona yahageze yafite n'akabondo twahageze muraho neza ariko muraho mukomere cyane rega ntago tujya dutenguha umurimo w'Imana ndabona ariko umwuka w'Imana urimo uragenda ukuzaho wararanyuzuye duhere ukurimbo bariko Imana yakugiriye neza batenza kujwigiza umusumi Haleluya 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 amina ngerera nkunda kubwiriza cyangwa se nkunda kuvuga Imana mu bantu turimo turahuza nkavuga haleluya niba wumva nta kibazo ufite ku mutima ukavuga nka amina haleluya 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 amen haleluya haleluya noneho njyewe amazina yanjye nitwa Pasiteri Jackson hari abantu banzi hano ntago ndi umunyarwanda nyine nuko nabaye mu Rwanda nkamenya imico yaho njye naturutse hano bita ikamufloming bakaritu haleluya 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 amen Imana iri biramfasha ngihindura ibyanze guhinduka ndagira ngo mumfashe akagakora kibazo Pastor none se wamenyaniye he na Pastor wacu kandi jewe ubwiye ko nabaye mu Rwanda cyane n'usanga
twahuriye mu butumwa nuko nyine twageze gutya tugahura. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Hari indirimbo y'Imana ivuga gihindura ibyanze guhinduka. Ndagira ngo muri aka kanya umusore uri umusore uri hano, umukobwa uri hano, Imana ihindura ibyanze guhinduka. Oh haleluya. Imana ihindura ibyanze guhinduka kwa mukobwa we. Imana ihindura ibyanze guhinduka wa musore we. Oh urakoze data. Tuzamura kagakoraza. Hayi we ngihindura ibyanze guhinduka. Hayi we ngihindura ibyanze guhinduka. Hayi we ngihindura ibyanze guhinduka. Hayi we ayo niyo Mana nzakorera. Hayi we niyo Mana nzakorera. Niyo Mana nzakorera. Haleluya. Ntabwo turimo kujyana. Turimo kuvuga ngo yiyo namwe ngiyo. Twagira ngo murimo muramwaza Imana. Niba tuzamuye ngo hiyo niyo Mana. Haleluya. Iyo niyo Mana nzakora. Tukagendamo neza kugira ngo umwuka wera amanuke. Abashe guhindura abakobwa. Abashe guhindura umupasiteri. Abashe kumpindura. Abashe no kuzuza umwuka wera bari hano. Haleluya. Iyo man. Twaje gusimbira Imana ntabwo twaje mu bintu byarenge. Iyo niyo Mana nzakorera. Iyo niyo Mana nzakorera. Iyo Mana. Amen, amen, amen. Amen. Haleluya haleluya. Imana irambyengeje kuvugana natwe. Oh haleluya. Amen. Imana iravuzengeje kuvugana natwe. Aho igeze hafi, iri hafi kumanukira mu mitima y'abantu. Haleluya. Amina amina. Reka dusoze amateraniro y'uyu munsi. Ariko ubutaha none umunsi tuzasenga. Umve ngo none izazi twiyereke, sibyo? Imana izavugana. Oh haleluya. Amina.